rekuriya mwana akomeza nkorere mu ngata, nkorera mu ngata ntaza guhogomba cyane umuhogo kananirwa. Iyo njyana ni iyanyu, turimo tubaha ikaze mutambuke. Intore z'imbere ziti ntabwo tugenda dutyo, reka tubanze turamutsa batungana na intore kandi imfura twiteguye gutaramana nazo kandi zishimiye gutaramana natwe zari zihashyitse. Icyo nkundira Imana nuko zishyitse mu byimba. Impamvu mvuze Imana nuko ariyo ngiye kubanza kugira ngo ntibanza mu gitaramo kirazira. Tuzimanira abashyitsi. Yegera hejuru umubyeyi Joseph kugira ngo bamuzimane na data. Data nawe ngafite ubwuzu bwo kugabanutsa, nagira ngo nsabe babakobwa babahereza b'umuryango amashyi. Batangiye kugenda babonamo yihishije, usanga ibintu byagenze neza. Wanyu hari ibishyimbo nibyo bimeze neza muri iki gihe, urutoki, amasaka yo ntayo. Inaha rero tumeze neza impande zose. Twebwe turi abahinzi borozi, uruhira rwarameze, inka zirakuba ururimi, zirakamwa kandi, ariko rero tumeze neza muri iki gihe. Abibona rwose n'inyabiga muri kumwe n'amata batemba amata n'ubu. Ndagira ngo rero uzimane waje tugana, hanyuma tuganire muri iki gitaramo dusanzemo, ariko maze kukuzimanira kuva mu bwana cyane kugira ngo urugendo ni rurerure, maze tuganire. Inzoga yawe Rwanda n'umuhungu w'ubuzima nicyo kintu kigenewe rero kuzimana abantu bacu. N'iki kikubwira rero izimana ko ari ryiza. Reka nsabe mugenzi wawe uriya mukobwa tuzanire twadodondore, biragusesekara no ku mubiri. ko ndebe inzoga yawe n'amahari none nanjye yaza kumva. Oya, icyo ni ikikwereka ko ukunzwe muri uyu muryango. Ukunzwe bamuzimanira imbere n'inyuma, ndagira ngo muzimanire impande zose. Reka rero musogongere. Barimo umunaniro, niba arimo umunaniro ndebe. Ntawe urimo rwose, soma wumve ahubwo. Amahari yose. Oya, soma wumve. Ongera usome. Urumvikiza. Ndumva inzoga yawe rero nubwo ifite amahane. Ndumva nyuma yagiye agabanuka, niba ari uko wenda yaribye ko babibonye ko atari byiza, ariko inzoga yawe ndumva ubu ni ubuki bwo mu Rweya rero ujya nayumvise. ubuki bw'iburasirazuba mu Rweya
ubwo yahariye hirya nabyumvise ntabwo ari gasinda n'ubuki kugira usome wundi bisa inzoga nayumvise byose abana rero bagutwaze maze bakugeze mu byicaro wicare uvuge neza maze ndabona ikindi nkubwira nyuma cy'iki gitaramo munyemerere tuze guhuza ibiganza dushimira ababyeyi baganiriye neza cyane njye mba nabibonye kare kandi ni rya mukuru rindi riba ryabibonye mubyeyi Joseph umuryango wacu iyo twakiriye umuntu tuba tumuhaye ikaze none hano baguhaye ikaze iwacu baba bavuze ngo ubaye nk'uwisanga usibye ko ari twe wari usanze ntabwo uri umwana ngo nagutuma kuvuna umuheha ukongeza undi ntabwo ukunga nuko wavuna umuheha ahubwo wumve ko wageze iwanyu wishyire wizane rero iyo twakiriye umuntu data yampaye uburenganzira bwo kubisobanura twateguye igitaramo cyo gusoza umwaka nicyo dusanzemo kugira ngo turebe imihigo twagezeho mu mwaka washize n'uburyo tugiye no gutegura uburyo tugiye kwinjira mu wundi mwaka n'intego y'umwaka wa 2025 nicyo twari twateguye twenga amarwa dutegura igitaramo kimeze gutyo tukigutumiramo cyo koza wakoze kwitabira nuza kumva wizihiwe ntutegereze ngo uriya mwana arampakanye uze niba ushakamba niba ushagira niba ubyina ikinimba niba ubyina ikinyemera ni wowe uzi kutarama nundeba ndamenya icyo ndabwira data ko dusabye umwanya ahasigaye wizihirwe ntutegereze iyo data atera murakoze cyane umuhuza amagambo arakoze ngira ngo Felicien ubwo wanumiraga muri kino gitaramo rwose ubutumire bwangezeho ndagira ngo nze nanjye nkubwire warantumiye ariko ntumira nanjye nzi ko muri kino gitaramo tugomba kongera kwicara tukaganira nanjye naje mfite intwererano Felicien karame haguruka twongere Joseph tuganireho ubwo bantumiraga nanjye numva ko rwose umunsi tugomba kwizihirwamo hamwe aba naje nanjye mfite intwererano kugira ngo wigire hino ushyikirize intwererano y'umuryango wampaye intwererano kugira ngo maze ushyikirize intwererano muri kino gitaramo tuganire sangire kuri uyu munsi wanyu murakoze urakoze cyane harya intwererano ntiwayisogongera ntabwo tuyisogongera wayigusogongeza se ko watwiciye inyota si ikindi kibazo ufite n'ikihe hari inzoga idasogongerwa se iyo nihorere yishyire hose nijye mu zindi ahubwo urakoze nigeze mbabwira ngo amashyi masabana aratuba umuntu rwose kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo ibiganza bitagaba amashyi ntibigabana amagana muze nyemerera umuntu niyizihirwa ajya akoma mu mashyi tutarinze kubisaba ntabwo nzi gusaba amashyi byarananiye ababyeyi barakoze cyane mubyeyi twari twashyize abantu kuri gahunda y'ukuntu bari bugende bafata ijambo muri iki gitaramo hari abaturutse mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ariko mu mirenge itandukanye ndizihiwe ni igitego Joseph atsinze kuko nari nabapanze ku rupapuro mfite hano nta n'umwe wari waje bamwe bari baje bifashe mu mifuka abandi bari bifashe mu mayunguyungu abandi ntibikoragaho rero nari nabahaye umwanya uko nabarebaga ariko Joseph batsinze igitego niwe wenyine uje inkokora ziturebaho munyemerere ubwo ari bukenere gutarama tuze kumugira uwa mbere urakoze cyane Joseph we karame Felicien badusanze rero mu gitaramo cy'umuryango n'abanyamuryango n'inshuti z'umuryango n'abavandimwe b'umuryango ndetse hari n'abaturanyi mu muryango mbere ya byose rero twishimiye ubwitabire bwanyu muri iki gitaramo ndagira ngo rero mugeze mu ngamba zacyo
twateguye twagitaramye ejo nimugoroba inka zitashye zihumuje turatarama igitondo kiratangaza amasaha agezemo nayo ariko ni nawe twari twiteze nguze dutaramane ndashaka rero kukugeza mu ngamba z'iki gitaramo ko ziteye hanyuma mbone no kuguha ikaze twaraye rero dutaramye dufite ibintu bibiri byari dutaramishije icya mbere kibanje twateguraga igitaramo